uyu ni umugore imyaka 40 y'inzoga z'inkorano zikamwica uyabaye wa 45 zivuganye muri aya mezi none abaturage bavuze yuko arizo zamwishe ariko ubuyobozi busa nk'ubatera utwatsi bushyira mu Kamana ngo mirira byose asuzumwe ngo nyamara nyuma yo kuva mu mbare n'umugabo we hakurikiye ibirutsi byinshi cyane mu cyumba kugeza ubwo uyu mugabo yafashe icyemezo cyo guta uyu mugore mu cyumba maze umugore we araraburugaruka bikomeye umugabo yikubitira busengizi arisinzirira bukiye bwaho wa mugore warayuruka ntiyongeye gukoma maze umugabo we waje kureba ko umugore ameze asanga yanogunutse inzu yose yuzuye ibirutsi bivanze n'amazi umugore we yumye kare mbere yuko mvuga kuri iyi nkuru y'incamugongo banza umva amagambo abayobozi bavuze none deri inkuru iri kuba impamo Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Habimana Dominique yari yagize ati igihe bikoze utamenyesha ubuyobozi ngo warebe ko byujuje amabwiriza bikagira ingaruka ku baturage cyangwa se ku muturage umwe n'umwe icyo gihe urabyirengera rwose nta mikino kandi na Minisitiri w'ubuzima Dr Sabin Nsabimana yari yatangaje ko mu mezi 3 ashize inzoga zitujuje ubuziranenge zahitanye abantu bagera kuri 44 abandi benshi bajyana kwa muganga igitaraganya naho umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu Kayisire Marie Solange yari yabwiye abaturage bose mu karere ka Rwamagana ko umuntu wese umwe inzoga izwi nka dunda ubwonko aba atakiri umuntu cyangwa umugabo kuko ziri kubahitana umusubirizo none nyuma yo gutanga irya mukuru umva ibibaye muri aka kanya hano umugore amaze akanya gato ari kumwe n'umugabo we n'inshuti zabo basangira inzoga mu kabari ariko byari bigamije kwishimisha byarengeye bihindutse inkuru y'incamugongo nyuma yo gutaha bavuye mu kabari n'umugabo we yatangiye kugira ikibazo gikomeye cyane cy'ubuzima bukeye bwaho wasanga yapfiriye mu rugo iwe bamwe mu baturage bakeka yuko yabazize inzoga zitujuje ubuziranenge mu gihe abayobozi bavuga ko nta kimenyetso kirabihamya bategereza ibyavuye mu iperereza n'isuzuma ry'umurambo ese niki cyahitanye umugore mu ntara y'amajyepfo mu karere ka Muhanga niho byabereye umugore wari wasangiye n'umugabo we inzoga mu kabari yapfuye urupfu ruteye urujijo mu murenge wa Nyabinoni mu karere ka Muhanga haravuga inkuru y'umugore witwa Francine imyaka 40 y'amavuko witabye Imana mu buryo rwose butunguranye nyuma yo kuva gusangira n'abandi barimo umugabo w'inzoga mu kabari uyu mugore ngo yapfiriwe mu mudugudu wa Gitaba mu kagari ka Mbuga aho yasinzwe n'umuntu atuye we n'umugabo we urupfu rwateje urujo mu baturage bamwe bakeka yuko rwatuwe n'inzoga zitujuje ubuziranenge nubwo kugeza ubu ngubu ubuyobozi bwabihakanye buvuga yuko nta gihamya ihari abaturage kandi bavuga ko mbere y'urupfu rwe ngo yari yabanje gusangira n'abandi mu kabari bisanzwe maze ataha yasinze cyane umwe muri bo utifuje gutangaza amazina ye yavuze yuko bakeka yuko inzoga yanyoye zishobora kuba arizo zamuhitanye yagize ati yatashye yasinze cyane turakeka yuko inzoga yanyoye rwose zitari zujuje ubuziranenge icyakora ubuyobozi bw'umurenge wa Nyabinoni buvuga ko amakuru y'ibanze butanga atandukanye nayo bakeka umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge Nyabinoni witwa Ndayisaba Aimable yavuze ko amakuru bafite kandi atari ivumbi agaragaza ko umugabo nyakwigendera mu system mu cyumba bararamo nyuma yuko atangiye kuruka cyane maze akamuta yagize ati amakuru dufite avuga yuko bageze mu rugo bararyama hanyuma umugore atangira kuruka mu buriri umugabo abibonye ahitamo kujya kuryama mu kindi cyumba uyu muyobozi kandi yavuze ko bukiko ko nyakwigendera akomeje kuruka mu ijoro ryose bikarangira yitabye Imana mu gihe umugabo rwose yararyamye mu kindi cyumba mu gitondo cyakurikiyeho umugabo yategereje kabyuka nk'uko bisanzwe ariko abonye atinze kubyuka afata icyemezo cyo kujya kumureba ageze mu cyumba yaryamyemo yasanze yamaze kwitaba Imana rwose amaje kunugunuka Ndayisaba Aimable yavuze ko umugabo nyakwigendera abwiye ubuyobozi ko ari bwo bwa mbere yamenye ko umugore we yapfuye ubwo yaragiye kumubyutsa nyuma yo kumenya amakuru y'incamugongo inzego z'ibanze zamenyesheje polisi n'inzego z'iperereza kugira ngo hakorwe iperereza ryimbitse ku cyateye urupfu rw'uyu mudamu umurambo nyakwigendera yashyizwe akorerwa isuzuma kugira ngo hamenyekane icyamwishe mu by'ukuri kugeza ubu nta rwego ruratangaza icyateye urupfu rwa Francine bityo amakuru avuga ko yishwe n'inzoga z'inkorano aracyari mu rwego rw'ibikekwa barateganya ko ibisubizo by'isuzuma ry'umurambo bizatanga umucyo ku cyateye urupfu rutunguranye rwashenga umuryango n'abaturage bo mu murenge wa Nyabinoni ngaye nguko ariko abaturage bo bavuze yuko mu by'ukuri rwose ari inzoga z'inkorano zamwishe kuko ngo yamaze umunsi wose azinywa ndetse n'umugabo we ni mu gihe kandi abandi bavuze yuko uyu mugore bashaka kuba bamurogeye mu nzoga kuko basangiraga nawe ntacyo babaye nyamara nyuma yaje kwitaba Imana ariko ibyo kuba yishwe n'inzoga z'inkorano ubuyobozi bwabiteye twatsi bavuga ko hasabwa iperereza ryimbitse kugira ngo mu by'ukuri amenyekane icyamwishe bisobanuye ko nimasanga yishwe na zino nzoga z'inkorano nyiri kano kabari araba afite ibibazo bikomeye cyane kuko batangaje yuko umuntu uzaniga ku mabwiriza batanze maze agatanga inzoga z'inkorano zikagira uwo zihitana agomba kubyirengera nta bintu by'imikino ngaye nguko rero ingi byari mu karere ka Muhanga mu ntara y'amajyepfo mbabwira nije mwumvaga nitwa Munyabari Obed nayo ni isoko y'amakuru mwari muteze amatwi ciao ciao Time News.